Ndabasuhuje cyane, ubu tugiye gutangira gahunda nshyashya yo kujya twiga bino bibazo mu rwego rwo gufasha abantu baba bashaka gukorera ibizamini bya provisoire cyangwa se impushya z'agateganyo zo gutwara ibinyabiziga. Tuzagenda tureba bino bibazo bagenda babaza, ni gutya biba bimeze, nta kintu bahinduraho. Baragifata bakakiguha, iyo wakibonye uhita ugitsinda. Ushobora no kuzuza 20/20, yaba ari biriya bikorerwa ku mpapuro ndetse na bino bikorerwa kuri computer, byose ni bimwe. Nubwo ikibazo bagifata gutya kimeze bakakizana bakakiguha, iyo ukizi uhita ugitora. Ushobora no kugitsinda utarigeze usoma n'igazeti cyangwa wiga mu ishuri. Nubwo nyine biba bisaba ngo mu by'ukuri niba ushaka kuzatwara ikinyabiziga ubuze amategeko y'umuhanda kuko uzayakenera mu gihe uri gutwara, ariko ni ibi ngibi nyine uko tugiye kubisubiza. Nujya ukibona mu kizamini ugihita ufata cya gisubizo utiriwe utekereza ibintu byinshi. Iyo ugiye mu byo gutekereza igihe bituma ukica, ariko iyo kibonye gutya ugahita ugitoranya, inota ryawe uba urifite nyine. Ikizamini rero kiba gikoze gutya, ni ibibazo baba bagenda bahitamo, byaba ibi ngibi by'amagambo ndetse n'ibijyanye n'ibyapa n'ibirango byo mu muhanda. Reka duhere aha ngaha kugira ngo buri muntu wese tuzajya tugenda dukora season zabyo. Nibwo tubitangiye, nzagenda mbagezaho, tuzadukora ibibazo bikeya ku buryo umuntu abifata mu mutwe, n'ibinadukundira tujye dukora n'ibizamini byakozwe murebe, kuko ni ibi ngibi nyine bazana nta bindi. Hano rero ikibazo cya mbere kandi bakunda kubaza kirabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira umuyobozi, umuherekeza. A na B ni ibisubizo by'ukuri, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo aha ngaha ni umuyobozi. Ni uku nyine buri kinyabiziga kigomba kugira umuyobozi, nukibona uzahita utora icyo ngicyo. Icya kabiri, ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa yagenewe gusa. Igisubizo cya mbere, abanyamaguru. Igisubizo cya kabiri, ibinyabiziga bigenda ku biziga bibiri. Igisubizo cya gatatu, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo cya kane, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha igisubizo ni A na B, bivuze ngo turatoranya C. Ikibazo cya gatatu, ibibazo impamvu tubikora gutya ni uko ushobora kuba udafite akanya ko kujya kwicara ngo urebe bino bibazo babaza, ariko ukaba ufite akanya ko kuba wabifata ukareba kuri telefone cyangwa se kuri computer, wibereye mu kazi wenda katari kenshi, ukagenda ubyumva. Ikizamini uragitsinda pe. Ikibazo rero cya gatatu, umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha. Tugisubiremo, umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga gukata cyangwa se utwo turanga cyerekezo tumenyesha: A, igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B, ahegereye umurongo ukomeje. C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. D, A na C nibyo. Aha ngaha igisubizo, niba utwo tuntu mutwibuka, ni C. Tuvuga ngo turiya turanga gukata tuba twerekana igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo uri kwerekezamo. Niba uri mu muhanda w'ibisata bibiri bigiye kuba kimwe bagashyiramo. Ikibazo cya kane, ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Igisubizo cya mbere, A, biteganye. Igisubizo cya kabiri, B, ku murongo umwe. Igisubizo cya gatatu, C, A na B nibyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
aha nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ni ukuvuga ngo ni ugutoranyamo D. Ikibazo cya gatanu, ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka cyangwa se controle technique. A. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. C. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Ibinyabiziga nta na kimwe bakorera controle rimwe mu mwaka. Ibyinshi muri bivuzwe haraguru bikorera kabiri mu mwaka. Bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, uhita utora D. Ikibazo cya gatandatu, ubugari bwa romoroki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. A. Santimetero 75. B. Santimetero 125. C. Santimetero 265. Niba mubireba neza, abize amategeko y'umuhanda, nta gisubizo kirimo cy'ukuri. Iyo rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo, uhita utora kuri D, kuko niho habanditse ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ku kibazo cya karindwi, uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibugomba kurenza metero 11. Uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibugomba kurenza metero 11. A. Ibifite umutambiko umwe uhuza imipira. B. Ibifite imitambiko 2 ikurikiranye mu bugari bwayo. C. Makuzungu. Murabona ko ahangaha nta gisubizo na kimwe cy'ukuri kirimo mu byo dusomye. Bivuze ngo igisubizo urahita wandika ko ari D, nta gisubizo cy'ukuri. Tugiye ku kibazo cya 8, ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. A. Ahatarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Ibisubizo byose nibyo. Mwitegereje neza urabona ko ibisubizo byose nibyo. Bivuze ngo ibisubizo byose ari byo, ugahita utora D, ibisubizo byose nibyo. Ikibazo cya 9, kunyuranaho bikorerwa mu ruhande rw'iburyo gusa, cyo ni A. B. Igihe cyose ni ibumoso. C. Iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabona ko nyine nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo urahita ufata D. Ikibazo cya 10, icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa, nizere ko mujya mukabona cyane cyane kuri zino modoka nini zikorera ibintu biremereye, niho bakunda kugashyiraho. Niko bari kuvuga rero, icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kigomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira: burenga toni 1, burenga toni 2, burenga toni 24. Murabona ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icya 11, ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri ni kilometero 50, kilometero 40, kilometero 30. Murabona ko nta gisubizo
nta gisubizo cy'ukuri kirimo, niyo D. Igisubizo rero ni A, ni kilometero 50. Ntekereza ko mubyibuka. Reka uyu munsi dusoreze hano. Ubwo uwakwifuza kureba ku bindi bikurikira yajya kuri season 2, kuri season number 2, agakurikira iki ngiki. Murakoze cyane. Abera ubwa mbere ugeze aha ngaha wakora subscribe kugira ngo ibi ngibi tuzadora tubikora kugeza igihe nyine abantu bazabonera koko bari kubona amaperimi neza. Wakora subscribe ukaba wanabiha n'undi muntu uzuri kwiga ushaka gukorera provisoire, kuko ahangaha rwose 100% provisoire urayitahana. Uwiteka barinde, naho utaha.